Sinago ndi. Cica zirindwi kubikira abakurambere. Mana yanjye nakundi ndapfuye. Sura mwemeye kunyeganya. Mugomba kujya gufanga ucuzi nyine mwana kubyemera. Jimbe tugende. What be this? Jesus. Zeneza. Namutima ngo. Tuyenga. Ntuyenga. Ndabona ni heza kabisa akayaga keza. Je naye ndanaza imyenda. Tutabibona. Muzo ndumuzungu zani ko batwitwa. Ese ko umuntu ufite ubugambo bwishi wambwiye cyakuza cyangwa gusohora. Ndikubona umuntu kubona asa n'abantu basa nkaho basa bambiye ngo ngamwe kino gipangu ko nadasa naho. Bakubwira basa gute? Ubona abantu bashobora kugufasha ukabona ibyo udafise. Watoyeho nkakurangira nimba bahari cyangwa baba badahari naho kwagenda. Buya bro yuri umuntu umujene ugatwaza gahoro n'umuntu agatwaza gahoro birangira mwumvika. Waretse ubugoje ukavuga ibyo ushaka hakiri kare cyangwa gusohoka vana. Ko bro buri mujene ahuye n'undi bakaganira neza bagahuza birangira ahuje ku kintu cya danje. Mara wanyumva gusa ndikubona ari atari kuko ntabwo umuntu ukora yabinasa nawe. Gusa niwe wera. Yose uri mu biki wavuze ibyo ushaka ukava hano. Nyene ikintu nashaka bari bandaje muri iki gipangu cy'umutuku ngo ari umuntu ashobora kwakuna umuntu agwa nk'umuti kuradandaza nyene genda arazimuzu ukabona bakira beshi kurenza abandi ukabona ko kaze ese ubundi kare hose iyo bivuga kare ntwawagiye uranyura mu hano ukate gucya ako ufite amafaranga hagije ntagakorera ubwa faranga bw'ubufakine man je naye mwagiye wari wa muntu mbwiye ati ikintu cyose naranguye kiragenda kandi umukiriya agomba kuma amafaranga namwatse naye mwimase apo yimba ari ibyo we wakora ahubwo n'amafaranga barakongeza n'indi bagwana tipe wenyura mu bantu wagiye ubugira vuba udasanga abandi bakira bagize reka tari babandi barugana kujyo no campa reka ntagaro araguhesha amafaranga noneho nkiyi ibihumbi 2 baraguye ibihumbi 100 wegera ahubwo bimugire vuba vuba ukatuka nkagenda Wigira ubwoba icara. Hey, icara. Hey, bwira. Jewe ndadandaza abakiriya nababura kandi ibintu byo kudandaza duhuzu nivyo bintu binunze bari bambwiye ngo mu moteriko ndiko ndabona ndanje iki wahageze umuntu akuragiye kwagera oya ntabwo nshaka kundoga jewe bari bambwiye nyine ngo wamo muti ngo zandaza abakiriya baza ari beshi impuzu zanjye zikagenda neza n'amafaranga yabona menshi umuti wo woma wahageze baragufasha pe baragufasha none se aya cicika none se mubyeyi none se twakumvishe ko uri kuri harya yambwiye kugira ngo abakezo baraza ari beshi kujye tuko turacuza turi nk'ahantu nk'icumi baza bari bagiye bashorera agiye nyene cyane yitahira n'amafaranga nayabonye menshi abandi batabashorera noneho kiranga cica zirindwi kubikira abakurambere mana yanjye nakundi ndapfuye hano hanyuze amana zapo oh my day oya cira ongera lórí àwọn ọmọ yìí o ongera irindirimo bakurambere umwana wanyu nabitabaza bakurambere
waje neza abakurambere bakwishimiye genda akagafunga haye nubwo ari gakeya ugatobe mu mazi ukoge andi uyatere muri iyo myenda ucuruza ubundi uzagaruka uje gushimira kandi uzagaruka utagaruka murakoze cyane uzagaruka nyibara ihene y'ibara rimwe uzagaruka hoshi genda turengeye turakubitanye papa cyangwa ujye ubambika burye mu buzima bwawe buri munsi muranzi ntago dukeneye kana pantaro kaje ntago tugura wako ntago mapfa kugenda gutyo ntago tugura uretse gato sa nkukarambikaho gacyureba ari sa nkukarambikaho gacyureba sari gahunda ufite yo kugura musubisi uretse je nawe namukaturira urangana muhera amashyi ntago tugura sibyo ikoto wanyu rigenze kuri akakenda none wambaye complete noneho ariko reka ndebe kamera wa deben ndakurahi babanzure iyi koti baryita ndongora ndahera waba ufite umugore igisupusu umeze ute akikubona atangira kukwifuza ndongora ndahenze ndetse nakubwiye ko ndikiriye bote n'ikibimana kikuremaho oya buretse tajyamo hakuruza ukunda ibintu bijyanye ko tuvugishije ukuri kuramo umuhereza ugera kujya iri koti nyina babwiye ngo iri ngiri kuramo fata nimwendwe sasa ngaho uyitaho nimwendwe agenda akeza karegura iri kote rimeze gutya subundi do urazi uyu nguyu imyenda imaze imyaka ibiri ayigenda yamusaziye mu ntoki uwambara neza agaragara neza do umweru ku mweru ikoboyi kuri koboyi ongeraho ngo nibisa nabi kubifuza none zacagwa isa neza iyanjye se kisa neza hareba cya gikoto wagira ngo ni amaganga y'inkara umukobwa uzi ubwenge ari smart ntabwo yabyina gukora mugara ko imyenda iriho imyanda kumbona isa nabi se muganga aka nakabara k'umuhondo akanahujanisha n'ishanete hakabara k'umuntu abona ko byagusaziye mu ntoki imyenda waranguye muri 2021 ukaba ukifite ubu ngubu urumva yabura kuba yarashaka ese wazibyaho ngaho umuntu cyambara imikara muri novisiyo rata kano gakote nangahe rata tubwire aka gakote nangahe uyu muhondo wanjye uko wabivuze ushobora kujyana n'uyu wawe ntago nabahenda wowe urankaga 35 we kwera ko ari umweru ku muhondo najanishije 62 apu nta n'uguhenda bivuze ngo amakoti yacu yombi uko ari abiri ni 85 ahubwo se ufite kode bitewe n'ukuntu ufite imyenda myiza sibyo si batabahenda ku manywa y'ihanga undeba di 50 mukubita 10,000 we kamana agiye ncuzanya nawe ujya mu rundi wahenda abanyarwanda bene wacu mbireba byaguhenda abarundi bigwana wenda tutagorana bayiranga 4,000 basi nibagwe bitarunka agahombi kose ariko ambwaye kugira ishyari nagushaka ko umuntu atera imbere yose se umva ahubwo doye kode tukwishyushye mu mpera 1,000 je baba we ijana ry'ikibanza ryose basi nanjye mu nteza imbere badisi imwe vana ibyo byahi byawe basi ndabiguhera make urabona ndabikoresha iki hari umwana nshaka kubinda rata doye kode tukwishyuye icyo mba nkubwiye bebe yashyireho yose ibyiza birigura amazina ninde wasanga ubonyeho nabyagiye kabye bagise nawe ukahita nawe ukavuga mu rundi gusa hita ingoma oya ni hita ngoma papa yarabyise mu itonda akwita hitwa mu ngo reka tujye message urakoze nayibonye ujye imyenda nimero ikoresha amafaranga asubibonye nayibonye muri kubara nabi ugira style nziza ujye bose ikibazo mwe mu urakoze tegahita ingoma uri kuvuga birakureba yemba nafasha akazi nakagaye muzunguza yagurisha ikoti 1,000 sibyo birakure giri kuraba kwizina uvuzi nafasha akazi ndagahina kahita ingoma nagakuraho abana ngabeza nabagahita ingoma nayo ivy'imyenda byo bindekera najenje waba iramyenda urumana imyaka 3 waranguye ku itariki 24 z'ukwa kane muri 2021 irakoti y'umweru ndamuhaye uko nimeze yaje urubiriro wagira ngo wegenge kwihehesha kubera ukuntu usigaye nkora na ba nyiranyonga bakonde haza bakiye bose kabantwara ubu ngubu ndi tayari n'uturambi 100 byinshi kuri ibyo bintu keba nayo la mtoto ela mtoto ari ikintu bidasanzwe gifite suje skencuruza nabanga no kubwira sha musore babara abakobwa sibyo just ni gisanzwe bagurisha birabya ufite n'ikoti rya danje musore ko batari kuzinyira bakagura birabya ibyawe uzongera kuncuruza nya none nubu haza umukiriya reka tambe 100 yewe najenje ye nyiranyonga yambwiye ati umungu wewe kuba gucuruza ube mu bapfumu ibyo sindabikubwiye shabanza umutima avanye Tanzania nge warapfuye pe utagikora sibira kureba ayemi teni bami bro
rutandukane mu nzira zimwe ndikora bikundira mu yakagende icuruzo kwanye ntago njana nawe ujyaye ugomba kuguma hamwe tugacuruzanya nakore ku buryo dawa rikora we nk'uko niyo myenda yawe ndayicuruza basera kuri iyi ngiyi mfite mu ntoki ari urangura imyicururize yewe nta myenda yawe ntabwo ngakore ku buryo amadawa akora aho wayingurira amafaranga uzakujya kwidumukira kuko njye ngubu mwese nari mwemere kunyeganyega mugomba kujya gufunga ucuruza ibintu mubona ntabwo byemewe imbere tugende Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. nawe oya uya no ukiba tugende You be mumu. genda kina nawe Think say you dey wise. You are a mumu. Umugiye ko namubwiye ngo namara gucuruza kamba namara gucuruza kanazi kunshimira umutinda bishimanye maze ndo uyu mutinda uhagaze nubwo wongere gukora pakuje kunshimira kuba ntago ari injugu uyu mwenda kandi ubwo twahuye n'imugure no mwenda urarenze ku muntu w'inzobe ari muri clip inzobe ndani iraboneka uyu se none urawushaka amanga 6 byonyine sha nta mafaranga afite kuko yose yanshiranye cyakoze ndaguha 3 shiraho igihumbi oya 3 byonyine pe yazana ahubwo se ibi bintu umucuruza biremewe no ntago vyemewe ariko ni caguwa none se uriya fande buriya ntabwo ushobora kumfata yakana na bariya jewe uramenya hatagira undi Vese wiruke Wait a minute. imbere tugende ejo ndi urantse ariko ntabwo ncika none Aye me te me. Baji. ukora agakosa gato mpita nkurasa jewe harakubeje ngaho se ndazi It is very shameful for you to accept. Ntabwo Oh my God. iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye urupfu rw'indawe utari kuzamuka se ibesha uva mpite nkurasa ugiye kugenda gute se ukatirwa burundu See this guy, you. It is very shameful for you to accept that. gufungwa You don't go. I go catch you. mama yangu